Yes guys, as always in the teacher Cedric, in today's video tugiye kurebera hamwe weathering the glaciated or cold regions. Ese weathering mu bice bikonja cyane ibiteye ite? So nibyo tugiye kurebera hamwe. Niba ari ubwa mbere yuno YouTube channel, please click kuri subscribe icon. Kandi nanone mbibutse ko dufite ibya leta cyane cyane like ibya leta bya geography ndetse n'ibya entrepreneurship marking guide zabyo. So tudatinze reka turebere hamwe weathering mu bice bikonja cyane cyangwa se muri glaciated regions. So first of all tugiye kurebera hamwe the definition cyangwa se inshoza ya glacier. A glacier is a mass of ice of limited width which moves outward from a central area of ice of accumulation. Yes, a glacier ni ice ariko nyinshi cyane. Ice nyinshi cyane niyo ikora glacier, ariko ntabwo iba ifite ibiri wide. Niba bavuze limited width wumve small state of it of being wide, ntabwo iba iri wide cyane. So ariko bakagumya kutubwira ngo iyi movinga cyangwa se igenda outwards, ituruka muri central area, hahandi ho yabaye accumulated cyangwa se hahandi ho yabaye collected, hahandi ho yagiye yirunda ya ice. Kumva ice iragenda, tuvuga urugero snow igenda igwa gahoro gahoro gahoro, iri accumulating ahantu noneho finally cyane cyane kuri top of the mountain cyangwa se ahandi hantu hari top nyine hakonje cyane, ugasanga iri kugenda moving gahoro gahoro iva aho ngaho like that. So in other words cyangwa se mu yandi magambo, glacier is a mass of ice produced by the accumulation and compression of snow which moves slowly downhill or seaward due to its weight. So mu yandi magambo urahita ubyumva fresh, glacier ni ice nyinshi, ni urubura rwinshi cyane rwabayeho bitewe n'uko ikinyarwanda kirakomeye. Hano turi kuvuga glacier tukavuga ko ari urubura, ice tukavuga ko ari urubura, snow tukavuga ko ari urubura, nyine ubyumve gutyo tu. Ariko wumve ko glacier ni ice nyinshi cyane yabayeho bitewe n'uko amasnow cyangwa se twatubura dutoya tugenda twagiye tugwa tukadepoza ahantu, noneho tukagenda twicompressinga, twiyegeranya, twihuza finally ikaba nyinshi cyane, ugasanga itangiye kugenda imovinga gahoro gahoro imanuka ku musozi cyangwa se igenda igana ku nyanja bitewe n'uburemere bwayo. So ndakeka wumvishe glacier icyo ari cyo. So reka turebere hamwe glaciation cyangwa se glacial activity. Glaciation cyangwa se ibikorwa bya glacier by'iyo ice cyangwa se by'urwo rubura rwabaye rwideposits ahantu rukaba rwinshi cyane. So glaciation or glacial activity refers to the work done by glaciers or moving ice. Glacial activity ni akazi gakorwa na glacier cyangwa se ice iri kumuvinga cyangwa se rwa rubura rwinshi ruri kumuvinga. Twabonye yuko rumuvinga bitewe na weight yarwo n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye turaza kurebera hamwe muri iyi video. So here is a process of movement of ice usually from mountain tops downhill which leads to erosional and depositional glacial landforms. Yes, bakatubwira ngo ni process cyangwa se uburyo, nibavuga process wumve ko ari ikintu kitaba mu buryo bw'ako kanya. Uburyo process ni uburyo ikintu kivamo kuva kitangiye kugera kirangiye. So ngo ni process y'uburyo ice imovinga cyane cyane, akenshi na kenshi imovinga ituruka hejuru ku musozi imanuka hasi, yes, ijya mu kibaya. Ibyo rero biraza gutuma habaho erosion. Iyo ice iragenda yirodinga cyangwa se ikuba wenda igice cy'ubutaka hasi, usanga hari features iri kugenda irema, nanone na deposition, bya bindi byo yakubye cyangwa se ibyo yirodinze aho iraza kubidepoza, nanone hari izindi landforms cyangwa se features ziraza kuba formed. Snow or ice is formed when temperature falls under 0 degrees Celsius. Urubura rero cyangwa se snow cyangwa ice cyangwa se ubunino glacier ibaho mu gihe ubushyuhe bwamanutse bukagera munsi ya 0. Ubwo ni ukuvuga haba habayeho ubukonje. Ubundi iyo tuvuze temperature ujye wumva ubushyuhe kandi nanone wumve ubukonje. Temperature ntabwo buri gihe aba ari ubushyuhe byonyine. Temperature ni coldness
and hotness of the air, the state of air. So the permanent ice sheets occur in Greenland, Antarctica, and on high mountain tops. Ice sheets cyangwa se cya gice kigizwe n'urubura rwinshi cyane, ahantu turusanga igihe kinini cyane, biri permanent igihe kinini cyane cyangwa se gihoraho, ni muri Greenland ndetse no ku mugabane Antarctica, yes, ndetse no kuri high mountain tops, ku tusongero tw'imisozi hejuru. Abizi yuko higher you go cooler it becomes, iyo ujya hejuru niko ubukonje bugenda buza. Rero kuri mountain tops bitewe nuko hahora hakonje, hari hejuru cyane, hejuru cyane hahora hakonje cyane cyane no mu bice bikonje cyane, usanga nyine ho hahora urubura cyangwa se ice. Ubwo rero muri Antarctica nk'uko mubibona, yes, kanze mbibereke nk'uko mubibona kuri iyi picture cyangwa se ino image yacu iri imbere, uri kubona hano kuri muri Antarctica haba hagizwe iki n'urubura. So uri kubona iyi Antarctica ibigizwe ya yindi iri munsi muri South Pole, kuri polar y'amajyepfo, hagizwe n'umugabane uri covered with ice sheet. So uri kubibona naho ngaho niko biba byifashe. Yes, aho hantu nyine kuri Greenland no muri Antarctica ndetse no kuri high mountain tops niho hahora hari permanent ice sheets. The level above which there is perpetual snow cover is called a snow line. Ahantu ro ya level yaho nyine aho hantu hahora snow cover, hahora hari covered by snow, niho twita kuri snow line. In temperate regions, ice accumulation occurs in winter. Yes, ahantu muri temperate cyangwa se mu bice bitagira ubushyuhe bwinshi cyane cyangwa ubukonje, ho usanga ice ibaho mu gihe cya winter cyangwa se cy'ubukonje. Yes, of course, ni muri gihe cya winter, bitewe nuko mu gihe cya winter turabizi yuko ari mu gihe cy'ubukonje. Icyo gihe nibwo temperature iba yamanutse munsi ya degree 0 degree Celsius. So and merits later in summer. Noneho mu gihe cya summer cyangwa se mu cya gihe cy'ubushyuhe cyangwa se mu gihe cy'izuba, nibwo ya snow yari cyangwa se ya ice yari yabaye accumulated, nyuma yaho iza kumeritinga cyangwa se gushonga ikavamo amazi. Yes, in tropical regions, snow accumulates on top of mountains of about 4,800 meters above zero. So mu bice bya tropics ho usanga urubura rwaho ruza ruboneka mu bice by'imisozi, ubwo ni ukuvuga ku dusongero tw'imisozi, like ya misozi miremire cyane nyine, tuvuga urugero ifite uburebure bungana na metero 4,800. So impamvu rero iboneka ku misozi miremire ni uko nyine turabizi yuko higher you go cooler it become, iyo tujya hejuru cyane niko ubukonje bugenda buboneka. Rero aho hantu hashyuha ntabwo nuza snow yaboneka kuri altitude yo hasi, niyo mpamvu iboneka iyo hejuru ku dusongero tw'iyo misozi, nayo itari imisozi iyo ari yo yose ibonetse, ahubwo iyo misozi miremire cyane. So tugiye kurebera hamwe rero types of glaciers cyangwa se ubwoko bwa za glacier. The main types of glaciers include the following. Iya mbere ni valley glacier. Valley glaciers, these are also called alpine or mountain glaciers. Izi valley glaciers zinazwiho kwitwa alpine cyangwa se glaciers zo mu misozi. They move down slope and occupy former river valleys under the influence of gravity and size. Izi glaciers rero ni za glaciers dusanga ku misozi, zijya zimuvinga zimanuka umusozi zikagenda zijya hasi mu bibaya, bitewe na gravity cyangwa se mukuzi y'isi ndetse na size yazo. Iyo zimaze kwiyakimiratinga zibaye nyinshi, bikumva na weight ziraremera cyane, zigahita zitangira kumanuka iyo hejuru ku musozi, zimanuka zigana mu gice cy'ikibaya. Urugero rwazo ni glaciers zo kuri Rwenzori, Kilimanjaro ndetse na Mount Kenya. Uri kumva zino valley glaciers wumve ko ari mountain glacier cyangwa se za glacier cyangwa se rwa rubura tubona hejuru ku musozi. Uri kubona rero aho ziboneka ni imisozi miremire cyane ifite metero ziri hejuru y'4,800. So iya kabiri ni continental glacier. Nyuma ya mountain glaciers tubona continental glaciers. Continental glaciers are alternatively called ice sheets or ice caps. So izi continental glaciers nizo bita ice sheets cyangwa se za ice caps. These cover large areas of the plateau surface. Izi zikavaringa cyangwa se zifata ahantu hanini cyane. Yes,
icyo zizwiho izi continental glaciers zifata ahantu hanini cyane, ugasanga igice kinini cyane kuri surface ya plateau cyose cyarengewe cyangwa se kiri covered na ice, ugasanga ntiwabona ubutaka. Yes, they accumulate from a common area and spread towards continental margins with a massive movement. Yes, iyi accumulating cyangwa se aba collected, yikusanyiriza ahantu hamwe, n'ubu zamara kuba nyinshi zigahita zigenda zimuvinga, zigenda cyane ku muvuduko munini cyane, zimuvinga zisakara hose ku gice cyose kuri continental margin cyangwa ku gice cyose cy'ubutaka. For example, glacier found in the polar regions of Greenland, Antarctica, Arctic, Northern Canada and Northwestern Europe. Yes, urugero rero kw'izi continental glaciers, yes, uri kumva ziba ziri ku gice kinini cy'umugabane like that. Tuzisanga mu bice bya polar regions, ubwo ni ukuvuga muri pole y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Tukazisanga muri za Greenland, Antarctica urabizi muri polar y'amajyepfo, Arctic muri polar y'amajyaruguru, mu burasirazuba mu majyaruguru ya Canada ndetse no mu burasirazuba bw'uburengerazuba bw'i Burayi. Murabizi yuko ibyo ari ibice bikonja cyane cyane nyine muri polar regions, turabizi yuko ari ahantu hakonja. Rero usanga muri Antarctic uhasanga izo glaciers nyinshi cyane. So iyo accumulatinze kuri center ahantu nyine cyangwa se kuri common area, finally iyo zigumye kuba nyinshi bitewe n'uko na precipitation ya snowfall zigenda accumulating finally zikagenda zimuvinga kuri rapid cyangwa se massive movement ku bwinshi. So iya gatatu ni Piedmont glaciers. Yes, these are produced when mountain glaciers move down below the snow line and spread in the lowlands of foothills of glaciated mountains. They merge to produce a large mass of ice. Piedmont glaciers ni za ice cyangwa se rwa rubura rubaho mu gihe ruturutse kuri mountain glaciers mu gihe ya movinze ikajya munsi ya snow line. Munsi ya snow line cya kigero nyine ho yari isanzwe igarukira, none ikamovinga ikaviyo hejuru ikamera nk'imanutse gatoya yabaye nyinshi, none ikagenda igakwirakwira mu bibaya cyangwa se muri foothills cyangwa se kuri base ya hills. Yes, none ugasanga rero zirihuje, zagiye zituruka ku misozi igiye itandukanye, ugasanga zirihuje zikabamo ice nyinshi cyangwa se zikaba urubura rwinshi bitewe n'uko zagiye zimanuka ku misozi myinshi zikagenda zigahurira mu kibaya, zabaye zikavamo zikimerging cyangwa se zikihuza zikavamo large mass of ice. Indi ni Saki glaciers. These are small accumulations of ice which occupy Saki basins on the mountain sides. Saki tuzi yuko ari core, nayo iri mu ma features yaba created binyuze muri parking ya nuza ya ice. Turaza kubireba muri features zaba created, muri erosion features zaba created by the ice cyangwa se muri works of glacier. So Saki glaciers ni za glaciers cyangwa se rwa rubura rwagiye rukaba collected, rukaba accumulated muri ya Saki basin cyangwa se muri cya cyobo cyangwa se ya kaka depression kaba gafite steep walls. So igihe rero zagiye zikiaccumulatingamo cyangwa se zikaba collected in, zikabamo nyinshi, usanga nyine za occupying cyangwa se zagiye muri icyo cyobo muri iyo basin, zikagira ikiba kiri muri mountain side cyangwa se kiri mu mpande y'umusozi. Izo glaciers rero zabaye occupied muri icyo cyobo nizo tuzita Saki glaciers. So tugiye kurebera hamwe types of glacial flow, uburyo ki glaciers zigendamo zimuvinga ziri gutemba. So glacial movements are categorized into two types, ni mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni gravity flow and extrusion flow. Ubwa mbere ni gravity flow cyangwa se kwa kumuvinga bitewe n'imbaraga za mukuruzi zigenda ziva hejuru ahantu hanamye gutyo bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye turaza kureba. Iya kabiri ni extrusion flow, kwa kundi zimuvinga nk'uko tuvuga urugero usutse igikoma hasi, uburyo cyagenda kimuvinga muri all direction ariko ahantu hari flat nyine. So tuhere kuri izi ngizi zimuvinga bitewe na gravity, arizo gravity flow. Gravity flow. In this process, glaciers move down slope under gravity and it usually affects low-lying valleys. This kind of gravity flow includes the following various types. So
muri iyi process cyangwa se iyi gravity flow, glaciers zimanuka hasi zivuye ku musozi zikamanuka bitewe n'imbaraga za mukuruzi ari byo gravity, no finally zikagenda zagira ingaruka zigira ku bice byo hasi cyangwa se mu kibaya. Yes, iyi gravity flow rero ikubiyemo ubwoko bugiye butandukanye, ni ubwoko bugera kuri butatu. Yes, bwa mbere ni plastic flowage. Ice usually behaves as an elastic brittle solid. When more ice accumulates, internal stress forces the ice to spread and therefore to move like a higher viscous liquid. Plastic flowage ni uburyo ice cyangwa se urubura rwabaye accumulated rwabaye rwishi rumovinga rukamera nk'aho ari elastique nyine rugakururuka like that. So igihe zabaye accumulated usanga mwimbere muri ice mwimbere aho hasi mwimbere hari imbaraga ziri kugenda zikrea stress forces cyangwa se igitutu cy'imbaraga kikaza gutuma nuza ice itangira guspreadinga cyangwa se kwirakwira. Kubw'iyo mpamvu rero ikagenda imuvinga nk'aho imeze nk'ibikoma cyangwa se ibintu bifashe highly viscous liquid, nka liquid ariko ifashe like that, niko ihita itangira kumuvinga. Icyo gihe rero wumve ko igihe yamuvinze imeze nk'aho ari elastic cyangwa se iri gukururuka gahoro gahoro like nyine nk'umujaneti, I don't know how you can call it. Iyo type yo kumuvinga muri ubwo buryo iri slow, iri gukururuka like brittle solid elastic, like nka elastic, uzamenye ko iyo type ari plastic flowage. Indi ya kabiri ni regeneration. Regeneration, when ice accumulates, pressure is created inside the ice sheet. Yes, this pressure forces some ice to melt and this melting water moves down slope. When this water derived from the melting of ice reaches in an area of low pressure, it freezes again and solidifies to produce ice. Iyi regeneration rero uburyo imeze ni muri ubu buryo. Iyo ice yigiye yicollectinga ahantu hamwe ikiaccumulatinga, yes, habaho igitutu mwimbere muri ice sheet cyangwa se muri iyo ice nyine, bitewe nuko zagiye ziaccumulatinga ya indi yo hasi iraza kugira gutsikamirwa cyane. Yes, icyo gitutu rero cyangwa se izo mbaraga z'iyo pressure ziri kuri ya nuza ya ice iri hasi biraza gutuma iza kumeltinga cyangwa se iza kushonga. Noneho ayo mazi rero niyamara gushonga yaragenda yamanuka munsi, down slope yaragenda yamanuka due to gravity. Nyine uri kumva gravity niyo iri kuyakurura, yaresinze power like that, noneho yari kugenda yakururwa na gravity. So iyo ayo mazi rero yavuye aho ngaho ayo mazi yabayeho bitewe na kwa kushonga k'urubura rwashonze bitewe na ya pressure yabaye created cyangwa se ya stress yabaye created, ari igihe ayo mazi azagenda akagera ahantu nyine hari low pressure, uri kumva nko mu kibaya like that. Noneho yamara kuhagera akongera akamera nk'ahagaze, noneho akongera akaba freeze, akongera akaburubura, akongera akaba solid, akaburubura, noneho finally yakongera akaba ice. It freezes again and solidifies to produce ice. Yes, yakongera yakaba ice. Uri kumva ni ice yamuvinze ariko ntago yamuvinze nka ice, byaba yisabye kubanza yaba liquid, amazi imuvinze igeze ahantu irongera irahagara iyongera iba ice. Yes, ni ubwo buryo bwitwa regeneration. Uburyo bwa gatatu ni intergranular translation. Intergranular translation, this involves the movement of crystals or granules downslope due to pressure from overlying ice. Melt water replicates these ice crystals, making it easy for them to slide past each other. Intergranular translation ni igihe nuza crystals, ubwo ni ukuvuga cyangwa se granules ziba ni ukuvuga nyine utu ice like that, ndetse n'ibindi bintu by'ibibuye biba biri munsi y'inuza amagranules n'utubuye dutoya biba biri munsi nyine ya ice, bishobora gutuma habaho pressure bitewe na ya ice iba iziryamye hejuru. None ugasanga hariho amazi yagiye kuba melt water lubricates, ugasanga nyine ya amazi yari munsi yamaze kuba melted cyangwa se yamaze gushonga, yari munsi y'icyo ki ice kinini cyangwa se icyo ki ice kiri hejuru y'izo granules ndetse n'izo crystals, yakaza gutuma izo crystals n'izo granules zimuvinga bitewe nuko ibimeze like nyine nkuko uzimarisaba
marisaba iba iyo bayishizemo inuza bya bintu by'amavuta zimuvinga fresh. Rero n'ayo mazi aba ameze nka ya mavuta bashyira muri marisaba, n'izo crystals n'izo granules zikamuvinga neza bitewe n'ayo mazi, bikaba zikamuvinga mu buryo bworoshye, noneho zigakubanaho zikagenda like that, they slide past each other, zikagenda zikubanaho like that ziri kumuvinga. Ibyo rero bikaba byanatuma na ya ice iri hejuru igenda imuvinga, iri kuzimuvingira bimeze nk'iziryamye, zo zikamera nk'amapine like that. So iyo yari type of glacial flowage ariko iterwa na gravity. Yes, noneho tugiye kureba hamwe ya yindi ya extrusion flow. As the accumulation of snow on ice caps increases, there will be an automatic sideways displacement of ice in all directions following increased accumulation. Yes, snow igenda accumulating cyangwa se yikusanyiriza ahantu hamwe, iba collected ahantu hamwe, niko ice cap cyangwa se urubura rugenda rwiyongera aho hantu hori ruri kwiyaccumulating. So rero uko rugenda rwiyaccumulating ruba rwishi, hazabaho automatically cyangwa se mu buryo bw'ikora bizahita hazabaho kugenda kumuvinga kw'iyo ice muri all direction. Ibaze nyine usutse nk'igikoma ahantu hari flat, kizatemba muri all mu byerekezo byose bigiye bitandukanye. So bitewe n'uko nyine cyabaye cyinshi aho hantu, hence ice does not flow necessarily down slope as under gravity flow. Iki gihe rero ntabwo izaba iri kumuvinga imera nk'imanuka nk'uko byabagaho kuri zaze n'izindi byategwaga n'imbaraga za mukuruzi y'isi, zo bizaba biri kumimuvingira ku bwaho bitewe n'iyo slope y'aho hantu kandi bitewe n'ingano yazo. It flows in all directions as a thick porridge spreads in all directions as more is added. Bimuvinga nyine mu byerekezo byose nk'uko n'igikoma gifashe kimuvinga, iyo ugiye wongeraho aho wakimenye wenda ukimenya ahantu uko ugenda wongeraho kinda kimuvinga like that. So this is how ice sheets which cover large areas of plateau surfaces move. Ni gutya rero izi ice sheets covering igice kinini cyane cya plateau kuri surface ya plateau zimuvinga, ugasanga zakabye ahantu hose zarahakavarinze ntiwabona ubutaka, ariko zaragiye zimuvinga muri ubwo buryo. So tugiye kurebera hamwe factors influencing the formation and the movement of glaciers. Tugiye kureba ibituma glaciers ziba formed, turebe ni zituma imuvinga. Ni utuntu dukeya cyane. Finally tuhita turebera hamwe the work of glaciers na resultant features cyangwa se landforms ziba produced by glaciers. Ubwo turavuga glacial erosion features na glacial depositional features. Yes, tuhite turebera hamwe impact of glaciation on landscape and to human activities. Tube tubisoje muri next video tuzarebere hamwe za mass wasting cyangwa se mass movement. Yeah, twagiye rero. There are many factors that influence the formation of glaciers in an area. Hari impamvu nyinshi zituma urubura cyangwa se za glaciers zibaho mu gace runaka. The most important are briefly described in the following paragraphs. Yes, izi paragraph cyangwa se bibika bikurikira nibyo bigiye gusobanura impamvu z'ingenzi zatuma habaho ice cyangwa se glaciers. Yes, the effect of altitude, ingaruka za altitude cyangwa se z'uburebure. Following the principle of altitude increase and temperature decrease, glaciers usually form in areas of higher altitudes, for example Everest, Kilimanjaro mountains. Yes, turabizi yuko hari ihame ntakuka ry'uko uko ugenda uko altitude cyangwa se uburebure udufatiye kuri sea level cyangwa se ku kigero cy'inyanja ibiriho, uko ugenda ubwo burebure bwiyongera tujya mu bujya hejuru, niko n'ubushyuhe bugenda bugabanuka. Higher you go, cooler it become, cyangwa se altitude increase and the temperature decrease. So glaciers rero nazo ziba formed hantu nyine hakonje cyane, ubwo ni ukuvuga mu bice biba bifite uburebure bunini cyane dufatiye ku kigero cyangwa se kuri sea level cyangwa se ku kigero cy'inyanja ibiriho. Tuvuga urugero kuri Everest, turabizi yuko ari harehare ku musozi wa Kilimanjaro, no mu Rwanda imisozi yaho miremire nayo tuyasanga urubura nka za Karisimbi gutyo. So the factor of latitude, tuvuye kuri altitude noneho tugiye kuri latitude. Latitude ni ukuvuga za equatorial, za polar, ibiki n'ibiki byose. So
ubwo kuri latitude tugiye kwibanda kuri hahandi nyine hakonja muri za polar regions like that. So let's read and try to find it out. Areas that lie astride the equator within the tropics have high temperatures that limit ice accumulation. Yes, turabizi uko ubundi uko tugenda tuva muri equator tugenda tugana muri polar regions ariko ubushyuhe bugenda bugabanuka. Noneho uko tugenda tuva muri polar regions tuza muri equatorial regions ariko ubushyuhe bugenda bwiyongera. So rero ahantu hegereye za equatorial cyangwa se equator cyangwa se hegereye ya koma y'isi cyangwa se muri equatorial region usanga cyangwa se muri tropics usanga hari ubushyuhe bwinshi bukatuma hatabaho urubura rwinshi. Niyo mpamvu muri Afurika henshi na henshi nta rubura wahabona nko ku migabane y'iyo ruguru muri polar regions, so ndetse no hepfo muri south polar regions ndetse n'iyo muri za Europe. Yes, on the other hand, areas far away from the equator have low temperature which favor ice formation. Ariko ku rundi ruhande aho hantu hari kure ya equator ubwo ni ukuvuga muri za polar regions usanga aho hagira ubushyuhe bukeya, rero ugasanga habaye hafavorinze cyangwa se hatumye habaho ice. Indi ni precipitation of snow, kuba habaho kugwa k'urubura. Yes, ntihagwe imvura ahubwo hakagwa urubura. Glaciers are formed from the condensation of water vapor. Yes, glaciers zivaho bitewe n'uko nyine water vapor, amazi ya water vapor, wa mwuka wari uratanga amazi wabaye condensed ugasanga warenze ngeje urugero wakonje cyane ukavamo urubura cyangwa se snow. This results in the formation of ice crystals which fall as snow. Noneho hagwa utubura dutoya nyine tukagenda tukagwa nka snow. So the progressive accumulation and their compaction result in thick and continued glaciers that cover the surface. Kuko kuntu rero zigenda zigwa ahantu bigenda byihuza bikavamo uruglacier runini cyangwa se urubura runini cyane. So I don't know which kind of Kinyarwanda words that I can use for differentiating glaciers, snow, ice, and that bimenye glacier yo ni za snow nyinshi cyane zihuje zikaba nyinshi cyane. So bikaza gukavaringa rero agace runaka. Uri kumva kuba habayeho precipitation of snow nabyo bituma habaho glaciers ahantu runaka ho urwo rubura rwaguye. So the rate at which glaciers move is different from glacier to glacier and is determined by a number of factors. The most important are high rate below. Impamvu ibigena kumuvinga cyangwa se kugenda kwa glacier iva ahantu hamwe igana ahandi ni impamvu nyinshi zibisobanura. So zimwe muri zo z'ingenzi ni izi. Iya mbere ni nature of slope, ubuhaname bw'ahantu uko bumeze. When the slope is steep enough, glacier moves faster than when slopes are gentle. Iyo slope iri steep cyangwa se ahantu hahanamye cyane cyane ku buryo buhagije, glacier nayo igenda yihuta ku rugero rwo hejuru kurusha ahantu hahanamye mwo buke hari gentle cyangwa se kurusha ahantu hari flat. Ahantu hari flat hadahanamye usanga nyine itari kumuvinga cyane. So yaba hari ku musozi ikamuvinga ku rwego rwo hejuru kuri high speed, high kind of speed, as quick as a flash. So the next point is the amount of ice or size of the glacier. Ingano ya ice cyangwa se ingano cya size cyangwa se ingano cyangwa size ya glacier, ubwinshi bwayo ndetse n'ingano yayo nabyo bigena uburyo iramuvinga. Yari nyinshi cyane birumvikana ko imuvinga cyane, yari bari nkeya ikamuvinga slow cyangwa se ntinamuvinga. Let's try to check it out. When the glacier thickness is big, there will be more pressure to generate quick motion than when the thickness is low. Iyo glacier ari nini cyane biba bivuze yuko hariho ikitutu ifite cyo kuba cyatuma habaho kwihuta cyane gusumbya cya gihe glacier ari ntoya. Tuvuga urugero, niba igare ry'umuntu, umuntu utwaye igare ntabwo yagira ari we wenyine, ntabwo yagira umuvuduko cyangwa se speed ingana n'umuntu utwaye igare ariko afiteho nk'umufuka w'ibiro 100, bose bari ahantu barimo kumanuka mu muhanda. Aho undi ufite igare ryikoreye n'ibindi biro 100 aziruka cyane gusumbya wa wundi utagize we wenyine. Yes, ahantu hamanuka cyane tuvuga urugero nko mu muhanda. Rero n'izi glacier niko zimeze. So indi ya gatatu ni temperature cyangwa se coldness cyangwa se
hotness of the air, the state matter of the air. Temperature. The glaciers are faster in warm climate conditions due to the presence of enough meltwater than in regions of low temperatures. Yes, ahantu hashyuha hatuma glaciers zihuta bitewe n'uko ubwo bushyuhe bwaho buza gutuma hagira amazi ya melting cyangwa se yashonga, ugasanga ari gutuma ibyo bi ice bihita bigenda cyane byihuta cyane gusumbya hahandi haba ubushyuhe bukeya cyangwa se muri low temperatures, ubwo ni ukuvuga ahantu hakonje. High temperatures quickly produce meltwater which lubricates the ground for quick basal slippage and titanial translation. Yes, aho hantu rero hashyuha nyine haba meltwater, haba amazi, hashongesha amazi. Ayo mazi rero niyo yamera nka ya mavuta yo bashyira muri marisabo ugasanga igare riri kwihuta cyane. Rero n'ayo mazi nayo yatuma aho hantu yagabanya icyitwa friction force. Yes, izo ice zikamuvinga nk'izimera nk'iziri kunyerera. Yes, ugasanga rero ziri kwihuta cyane zikagira basal slippage, uko gusliding. Yes, uko gusliding ibintu nk'ibyo. Yeah, iyo yari temperature. Yes. Indi ni the amount of load cyangwa se ingano ya ice cyangwa se y'umutwaro. No. Twagiye load umutwaro bya bintu nyine biba bitwawe na ice, biba biri munsi, ibibuye, ibyatsi, vegetations n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Let's try to check it out. The amount of load. Load is the eroded materials carried by a moving glacier. Bya bintu byatwawe na glacier yari kumuvinga mu buryo bwa erosion bw'isuri. Yeah. The more the load, the slower the glacier due to increase in friction, and the lesser the load, the faster the glacier will be. Yes, uko iyo ngano y'izo materials zaba eroded by glacier yiyongera, niko friction force yiyongera, ugasanga ari nako kumuvinga kwa ya glacier kugabanuka. Ariko uko ingano ya load cyangwa se izo materials zaba eroded by glacier igabanuka, niko inuza glacier izihuta kurushaho, bitewe n'uko bishatse kuvuga yuko nyine friction izaba iri kugabanuka. So izi mu gitabo baduhaye nuza impamvu like enye, baduhaye enye, ariko wanakongeraho the nature of rocks in the valley, hard rocks and soft rocks, nanone ukava the smoothness of the valley floor and sides. Kuba hari smooth nyine nta bintu, for instance nyine nta bintu byinshi byaba birimo, hatarimo nk'ibibuye, ari nk'ahantu nyine hanyereye ukuntu uri kumva izihuta cyane, ariko ari nk'ahantu harimo ibintu by'ibibuye, imikuku, bizatuma itamuvinga cyane like that. So ubwo nituvuga the amount of load ho wumve za debris of ice, yes, bizatuma haba friction, yeah, like that. Izo eroded materials nyine ibibuye, ibyatsi, ubutaka n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. So nkuko nabibasezeranyije, mureke turebere hamwe the work of glaciers and resultant landforms. Ese cyangwa se nituvuga the work of glaciers wumve glacial activity, ibikorwa bya glacier. Ndetse ibyo bikorwa bya glacier rero nibyo bituma habaho nyine landforms zigiye zitandukanye. Yeah, the processes associated with glacial erosion. First of all, wibuke ko mu bikorwa bya glacier harimo erosion ndetse na glacial deposition. Glacial erosion and glacial deposition. Na transport, ntabwo transport itabayeho nta erosion yabaho ndetse nta na deposition yabaho. So tugiye guhera kuri processes associated with glacial erosion. Sorry, yeah, thank you. Let's continue processes associated with glacial erosion. Glaciers perform a triple functions. These are erosion, transportation, and deposition. Yes, glacier ikora imirimo itatu. Ayo uwa mbere ni erodinga, cyangwa se uwa kabiri cyangwa se erosion, none uwa kabiri ni transportation, none uwa gatatu ni deposition. Yes, right.
Yes, many processes are associated with the glacial erosion, but the most important are abrasion, parking, and the frost sheltering. They are detailed below. So muri iyo mirimo itatu rero ya erosion, transportation na deposition tugiye kwibanda noneho kuri erosion yonyine. Hari ama processes yajyanye n'iyo glacial erosion, ariko ay'ingenzi niyo abrasion, parking na frost sheltering. Let's try to explain them. Abrasion, also known as a grinding process, is the sandpapering effects of an angular material embedded in glacier as it rubs the various sides and floor. Glacial abrasion is caused by the rock debris embedded in the glaciers. Yes, abrasion rero ni kwa kuntu nyine iyo bimeze nk'uko iyo glacier yaba imeze nk'umuseno, ariko nk'umuseno ukagenda ukuba, urabizi umuseno niwo bifashisha bari gukuba nk'igiti kikagenda gikubika nyine like that. So ni glacier iba imeze nk'umuseno aho ifata ibi materials bigiye ijyanye, ubwo ni ukuvuga nk'ibibuye like that, so ikagenda ibikuba hasi ndetse no mu mpande, ibyo bintu yaba kuri floor ku ndiba yayo ndetse no mu mpande various sides, mu bibaya mu mpande ikagenda ibikuba hasi, ugasanga nyine iri kugenda icukura. So glacial abrasion rero uri kumva iterwa n'ibyo bibuye ari byo rock debris biba bitwawe n'iyo glacier, cyane cyane nyine uri kumva nani ya load, nani wa mutwaro ibitwaye, ibigenda bikuba hasi bihacukura like that. Iyo rero ibyo biba biri gukora icyo gikorwa ni abrasion. So icya kabiri ni plucking. Plucking is also referred to as sapping or quarrying. Bifatwa nka sapping cyangwa se quarrying cyangwa se gucukura like that. It occurs when the ice at the base and the sides of the glacier freezes onto a rock outcrops. Iyi plucking rero ibaho igihe inuza ice cyangwa se urubura kuri base yarwo ndetse no ku mpande yarwo ruza ku freezing cyangwa se gukonja cyane rugakonjera mu kibuye. Yes, mu kibuye aho kiba kiri munsi cyangwa se mu mpande. Noneho the rocks are then pulled and carried away by the moving ice. None iyo ya ice imaze kuba nyinshi rero itangiye kumuvinga, imuvinga ikagenda itwaye n'urwo rubuye, nanone ya ice ikagenda itwara urwo rubuye nyine, ikagenda irutwara bitewe n'uko iba yarafreezing byarafatanye, biba bimeze nk'uko ufata inuza urufunguzo ugafungura iburo, nayo rero iba byarafatanye, noneho yamanuka yamuvinga ikagenda ikuye icyo kibuye ikagikura, ikamera nk'uko nyine wafata urubuye ukarukura, nayo niko bimera ikarujyana kure. Yes, indi ya gatatu ni frost sheltering. Iyi ngiyi ndakeka muri kuyibuka muri physical weathering processes. So twagiye first sheltering. This process produces much loose material which may fall from various sides onto the edges of the glacier to form lateral moraine. This first sheltering rero ni cyagiye nyine iyo ice yamenaguye ibibuye binyuze muri ya physical weathering yitwa first sheltering, none yabimenagura biza gutuma rero ibyo bibuye bigenda bimanuka bijya mu kibaya, bikaza genda bigera mu mpera z'iyo glacier, bikaza gutuma habaho icyitwa lateral moraine. Iyo lateral moraine ni ya moraine cyangwa se bya bintu biba bitwawe na ice ariko biri mu mpande. Turaza kuyirebera hamwe muri features za glaciers, ari nabyo tugiye gukurikizaho ahubwo ni ukuvuga landforms produced by glaciers.